Experience the power of ChatGPT on your mobile Muraho device. neza. Ese aka kantu wari ukazi? Ukoresha ChatGPT ariko ukayikoresha nabi? Uyu munsi ndakwereka uko ChatGPT mobile app ishobora kugukorera akazi kawe kose wifuza, kandi ikabyoroshya koroshya akazi. ChatGPT yaje koroshya akazi ukoresheje telefone yawe gusa. Ubu ni uburyo ChatGPT irakora kandi ku buryo bw'ubuntu. Welcome kuri MTech TV Show. Hano twigisha technology AI n'uburyo wakora ibintu byinshi vuba ukoresheje phone yawe gusa. Reka dutangire. Kanda like na subscribe dukomeze. ChatGPT ni iki? ChatGPT ni assistance igufasha kwiga no gusobanukirwa ibintu vuba. ChatGPT is an AI artificial intelligence assistant created by OpenAI. ChatGPT ni porogaramu ya AI, ubwenge bw'ubukorano bwakozwe na OpenAI. Ikoreshwa mu kuganira n'abantu, ikabasubiza ibibazo kandi ikabafasha mu mirimo itandukanye. Mu magambo yoroshye, ChatGPT ni umufasha w'ubwenge ushobora gusubiza ibibazo, gusobanurira ibintu bigoye mu buryo bworoshye, kandi bigufasha gukora inyandiko zitandukanye. ChatGPT ibyo ishobora kugufasha: ishobora kwandika script za YouTube ndetse no kwandika email, story, post za social media zose zitandukanye, ndetse ishobora kuguhindurira indimi ibizwi nka translator: Icyongereza mu Kinyarwanda, Igifaransa mu Kinyarwanda, Igiswahili mu Kinyarwanda, Ikidage mu Kinyarwanda. Ishobora no gutanga inama kuri business, technology na AI zigiye zitandukanye. Ishobora no kugufasha mu masomo agiye atandukanye wiga ubaye uri umunyeshuri. Jya kuri Play Store, andikemo hano kuri search, wandikemo search yitwa ChatGPT. Hari umuntu uyidownloadinga afite iyo itari yo. Ndakubwira ngo numara kugera kuri ChatGPT muri Play Store uratukanda kuri OpenAI. Uratubona OpenAI ni ChatGPT nshyashya. Fungura app winjire ukoresheje Gmail, hanyuma ku muntu ukoresha Apple, ndavuga iPhone, akoreshe App Store nta kibazo. Ino OpenAI arayibona. Step ya kabiri ni ukubona interface imbere ya muri ChatGPT. Interface ya ChatGPT ugiye kubona aho wandika ikibazo ndetse text, aho ngaho murahazi aho bita box. Hanyuma ifite muri interface yayo, hanyuma ifite iyo bita voice icon, naho uvuga ibibazo byawe ifite hanyuma ikagusubiza. Hanyuma ifite agace ko hejuru uzamutse hejuru mu nguni y'ibumoso, hari uturongo tubiri hari duhagaze, naho ubona history ibintu byakorewe muri ChatGPT. Hanyuma y'ibyo mwaganiriye byose muri interface yawe urahita tubibona ku buryo bworoshye cyane, no ku muntu mushya ibi byo araza kuza kubishobora. Hanyuma agace ka gatatu, step 3, uko wakwandika prompt nziza. Hanyuma kuvuga ngo prompt nziza muri ChatGPT ni ingenzi. Icyitonderwa gikomeye ni prompt ntuvuge ngo nkore video, ahubwo vuga nkore video ya YouTube mu Kinyarwanda iminota 5 ku buryo bwo gukoresha ChatGPT mobile app. Irimo hook, intro, main point ndetse na outro. Uko ugaragaje neza icyo ushaka nicyo ChatGPT iguha ibisubizo byiza kandi by'umwimerere, wagira ngo byasabwe n'umuprofessionnel cyangwa se script ikayandika neza. Hanyuma agace ka kane, step 4, ibintu 7 wakoresha ChatGPT. Guys, ikintu cya mbere nicyo gukora script za YouTube. ChatGPT tuyikoresha nk'aba content creator gukora script za YouTube. Ushobora gusaba ChatGPT kukwandikira script yuzuye. Ikintu cya kabiri ni icyo gukora ChatGPT ikaza kugukorera title ndetse na description. Video yawe ufite hano kuri YouTube, cyangwa se wowe ukaba uri content creator ukaba uri kunyumva ufite YouTube channel, ugomba kuba ufite ibi bintu. Ugomba kugira video yawe ifite title ndetse na description. Nawe ni umufatanyabikorwa uzabigufashamo usibye ChatGPT. ChatGPT izagufasha kwandika title nziza isobanutse ndetse na description isobanutse. Igufasha kubona title
zikurura abantu ndetse icyo bita SEO description. Ibyo byose uzabibona hano kuri ChatGPT ku buntu. Ikintu cya gatatu ni icyo gukora business ideas. Business ideas ni ukuvuga ngo abantu benshi hano kuri YouTube cyangwa se hano mu buzima busanzwe dukunze no guhura n'ikibazo cyo kubura business twakora. ChatGPT yaje nk'umufatanyabikorwa cyangwa nk'umuntu waje gusubiza ibibazo by'abantu twibazaga, ariko ChatGPT yaje kubikemura. Ushobora kuyisaba ideas za business zijyanye n'ubushobozi bwawe ufite. Nk'urugero ushobora kuyibwira ati ndafite ibihumbi 10, ndabimaze iki mbwira business yavamo ibihumbi 10. Umujyanama wawe ashobora guhita agukorera business wabyazamo ibyo bihumbi 10. Ni ukuvuga ngo ChatGPT ni ingenzi. Igice cya kane ni uko igufasha nk'akarusho nk'abanyeshuri. Abanyeshuri bakunze guhura n'ikibazo. Iyo ufite nka homework ushobora kubwira ChatGPT ukandikamo homework ikibazo baguhaye, warangiza ugatubona ibisubizo, ndetse igufasha kwiga n'andi masomo waba wifuza n'ubumenyi bwiza rusange. Ishobora guhereza explain reason mu buryo bworoshye kandi bwihuse, yandika ntabwo itinda cyane. ChatGPT ikindi igufasha gukora email iri profession. Ku bantu bashaka gukora email iri profession, ni ukuvuga ngo ChatGPT nayo irabibafashamo. Ukoresheje ChatGPT nk'umunyamwuga, ChatGPT yagufasha kwandika email ndetse na message ushobora kohereza abantu kandi isobanutse. Ikindi cya gatandatu, gukora voice over. ChatGPT ishobora kugufasha gukora voice over ndetse na script nziza cyane kuri video za Reels. Ni ukuvuga ngo ChatGPT ni umufatanyabikorwa mwiza kandi wizewe. Kandi ikintu cya karindwi ni uko igufasha gukora AI prompt. zino ushobora kuyibwira ati nkorera, ushobora uploadinga ifoto hanyuma ugahita uyibwira ati nkorera prompt ijyanye n'ino foto ugiye kuyikorera gukora AI foto. Hanyuma ishobora kuguhereza prompt za thumbnail ndetse n'amafoto ndetse na video ushaka kuba wakora. Okay, step 5, voice feature. ChatGPT ifite n'uburyo bwo kuyivugisha kandi voice icon ikavuga ikibazo cyangwa ikagusubiza ako kanya. Ni ukuvuga ino voice feature yasizwe muri ino ChatGPT muri AI. Ni ukuvuga ngo wowe uravuga, wamara kuvuga igahita igukorera voice ikagusubiza neza cyane. Okay, step ya gatandatu, amakosa abantu bakora. Ni ukuvuga ngo abantu bakora amakosa muri ChatGPT nayo hari uburyo nayo gukorera amakosa mu buryo bwo gusubiza. Amakosa akunze gukorwa, ikosa rya mbere ni ukutavuga neza icyo ushaka kuyibaza, hanyuma iyo uyibajije nayo gusubiza nabi. Okay, ikindi ni icyo gukupa response yose ChatGPT itarayisoma. Ushobora kwandika, wamara kwandika ugahita ukupa ChatGPT itaragusubiza. Iryo naryo ni ikosa. Hanyuma irindi kosa ni ukutongera kubaza ChatGPT ibisobanuro niba yakubajije nabi, ntiwongere kuyibaza. Ahubwo ikindi kintu uzakora igihe utabyumvise neza, bihita wongere uyibaze neza, igusubize neza kandi ku buryo bw'umwimerere. Step ya karindwi, inama z'abapro. Okay, hanyuma inama zagufasha kuyibyaza umusaruro. Inama ya mbere, baza ChatGPT nk'umuntu uri seriye, saba example. Okay, saba step by step, ongera usobanuze neza niba utanyuzwe n'ibyo yaguhaye. Niba wifuza gukoresha ChatGPT AI, subscribe kuri MTech TV Show, kuko hano niho tekinoloji igusanga mu buryo bworoshye. Ndabakunda cyane, yari MTech TV Show.